Mbaye ikaze kuri channel yacu yitwa Ubuvumbuzi Official. Please subscribe. Abantu 30 basabye abaturage guhunga Byigitaraganya mu karere ka Kamonyi. Hanyuma kandi muri aka karere abantu 33 batawe muri yombi bakurikiranyweho kugumura abaturage. Itsinda ry'abantu babarirwa muri 30, abagabo n'abagore, abato n'abakuru mu murenge wa Ngamba, mu tugari n'imidugudu itandukanye, bazindutse ahagana ku isaha y'isa 9 z'igitondo cyo kuri uyu wa 20 Ugushyingo 2025, bafata indangurura amajwi ibizwe nka Megaphone, bigabanyamo amatsinda bajya mu mihanda no mu mihana itandukanye bavuga baranguruye, babwira abaturage guhunga ko ubwo ari ubutumwa busanzwe kandi butanzwe na Minisiteri y'Ijuru, ko kandi udahunga kagiye kumubaho. Abagera kuri 27 batawe muri yombi, abandi bakizwa n'amaguru. Aya makuru ubwo yageraga ku kinyamakuru ninyoza.com, umunyamakuru yagiye Ingamba aho byabereye aganira n'abaturage bamubwira ko bagushije ishyano, ko kandi ibyabaye byakozwe n'itsinda ry'abantu batari bake bafite imyemerere iganisha ku kugumura, kugandisha rubanda ndetse no kubangisha gahunda za leta. Aho umunyamakuru w'inyoza.com yageze mu rugo ruherereye mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Marembo, ahari umugabo nyir'urugo wafatanywe n'itsinda yari kumwe naryo, umugore nyir'urugo yabanje kubwira umunyamakuru ko nta gihugu agira, ko atemera ubuyobozi kuko butamuha uburenganzira nk'umuntu mukuru ngo akore icyo ashaka nuko abishaka. Abaturage ndetse n'abo mu nzego z'ibanze baganiriye n'umunyamakuru bamubwiye ko uyu muryango yasuye ari umwe mu yo bari bafite utemera gahunda za leta kuva mu bihe bya COVID-19 ubwo bangaga kwikingiza. Babwiye umunyamakuru kandi ko uyu muryango ukura abana babo mu ishuri kuko ngo batemera ko bagomba gusangira ibiryo n'abandi, kuko ngo ibyo barya birimo ibishyimbo byageretsweho ibindi biba byasambanye. Nta mituweli, nta kubyarira kwa muganga, nta urwara ngo ajye kwa muganga, nta gahunda n'imwe muzihuza abaturage n'ubuyobozi bitabira n'ibindi. Umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze utarifuje ko amazina ye atangazwa yabwiye umunyamakuru ko yatunguwe n'ibyabaye kuko yabyumvise ahagana ku isaha y'isa 9 z'igitondo, akumva amajwi y'abavugira muri za Megaphone mu byerekezo bine, agira ngo batangatanze hose, yumva bavuga ngo duhunge Roma, duhunge Roma, ni mudahunga kandi umunsi wageze karababaho. Yakomeje avuga ati ubundi bajyaga basenga biraho mu byumba ndetse n'ahandi, ariko none uwo bakabije bararengera bafata Megaphone. Nta muntu wakoreshaga umunwa bisanzwe. Nagiye kumva numva umwe muri Gatare, undi hariya, numva ndi hakurya, numva ndi imunoga, ndavuga nti rero karabaye. Usabye Yezu siri yake, umuturage mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Marembo, umurenge wa Ngamba, yabwiye ikinyamakuru Ninyoza ati bavuga ko basenga nijoro ngo nabanyabyumba, ntabwo basengana n'abandi, basengera mu nzu zabo, bakagira abaza gusengana nabo, nta gahunda za leta bitabira. Numvise abantu basakuza nijoro, nkumva bafite mikoro ariko simenya bari bo, baraye babunga nka rombi. Ubanza bafite igihugu cyabo bonyine, ubanza atari abantu bazima kuko imyumvire bafite sinayishyigikira. Umuturage witwa Fernanda yabwiye ikinyamakuru Ninyoza cya mu Rwanda ko ibyo yabonye n'ibyo yumvise byamubereye urujijo. Aravuga ati abo bantu nabo kwegerwa n'ubuyobozi byihariye kuko wagira ngo ntibaba muri iki gihugu tubamo. Bafashe bamwe ariko hari n'abashatse gucika, ariko ngira kwibaza nti ko bavuga ko basenga, niba koko basenga Imana kuki batemera ngo bafatwe bajye gusobanura uko gusenga kwabo. Bajyanye benshi barimo abo mu mudugudu wa Rugarama, Nyabitare, Gahinga ndetse na Ruzirabonde. Bafite imyumvire itari nk'iy'Abanyarwanda, sinzi uko baba batekereza. Akomeza avuga ati n'abantu batajya bishyura mituweli, bavana abana babo mu mashuri ndetse n'ababoherezayo ntabwo abana babo bemerewe kurya ku ishuri. Ubusanga ari abantu bafite imyumvire itandukanye n'iy'abandi. Abana ku ishuri ngo ntabwo bemerewe kurya ibiryo birimo amavuta, ibiryo byatekewe hamwe, ngo ibishyimbo n'imyumbati byo biba byasambanye. Nta gahunda za leta wababonamo, nta ubyarira kwa muganga, nta kwandikisha umwana, nta gukingiza, mbese babayeho mu buzima bwihariye kuko ntabwo bajya basabana n'abandi, basa n'abigometse, nabo kwegerwa bakagirwa inama aho kugira ngo n'ubundi bagire leta yabo. Dr. Nayo Sylvestre, umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, yabwiye ikinyamakuru Ninyoza ko iki kibazo nk'umuyobozi cyangwa se nk'ubuyobozi bw'akarere bakimenye, kandi ko hari abafatiwe muri ibyo bikorwa bibi bishingiye n'ubundi ku myumvire idakwiye kuko itajyanye n'icyerekezo cy'igihugu, kandi ikaba imyumvire n'imyemerere igandisha abaturage. Avuga ko ingamba zafashwe n'ubuyobozi kuri iki kibazo, yavuze ko ngo barimo gusaba abafite imyumvire nk'iyo guhinduka, ariko kandi
ngo baraza gukora ibishoboka byose bakumire ko iyo myumvire nk'iyo ngiyo yajya mu bandi. Meya Dr Nahayo avuga kandi ko nk'umuyobozi cyangwa se nk'ubuyobozi bw'akarere bari mu bukangurambaga baganira n'abaturage babashishikariza kudatwarwa mu myumvire n'imyemerere nk'iyo ipfuye kuko ntawe yabageza. Ahamya ko ahari imyumvire n'imyemerere nk'iyo nta terambere rishoboka, nta mibereho myiza, kandi asaba abaturage n'undi wese wamenya amakuru kutayihererana, ahubwo ko yabwira ubuyobozi bagafatanya kurwanya ndetse no gukumira abafite iyo myumvire ndetse n'imyemerere bidakwiye. Amakuru agera ku kinyamakuru Intyoza nuko kwikubitiro mu bice bitandukanye mu midugudu y'utugari tugize umurenge wa Ngamba hafatiwe abantu bagera kuri 27 ariko hakaba abirutse. Bose rero bari muri iri tsinda ry'abafite n'ubundi iyo myumvire n'imyemerere bigumura bikanagandisha abaturage. Hari kandi amakuru yuko uretse ahangaha Ingamba byaturitse ngo bikajya hanze bakananirwa no kuguma mu byumba n'ahandi bahuriraga, wari n'ahandi mu mirenge igera muri 4 aho twaboneye amakuru irimo abantu nk'abo ariko bakibikorera mu byumba ndetse n'ahandi bahurira bamwe mu nzego z'ibanze, kandi icyo kibazo ngo bakaba bakizi. Hanyuma kandi tutaravika mu nyereka tubabwire ko abantu 33 bo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo batawe muri yombi bakurikiranweho kugumura abaturage bo mu mirenge itandukanye igize ako karere, aho bababuzaga kutagira gahunda n'imwe ya leta bitabira nk'uko babitumwe na Minisiteri y'Ijuru. Abafashwe bose bafashwe kuwa gatandatu no mu rukerera rwo ku cyumweru ku itariki ya 23 Gushyingo 2025 mu midugudu n'utugari dutandukanye tw'umurenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarubaka buvuga ko ngo muri abo bose bafashwe bakuyemo abantu 8 bigaragara ko ari bo bari ku ruhembe rwayo cyangwa se rwayo matsinda baremye, mu gihe abandi basubijwe mu ngo zabo kugira ngo n'ubundi abariho bakurikiranwa kandi bakaganirizwa n'ubuyobozi. Uretse abantu 32 bafashwe kuwa gatandatu, undi wa 33 n'umugore w'imyaka 40 y'amavuko wafashwe mu rukerera rwo ku cyumweru mu isaha ya saa 11 za mu gitondo afatirwa mu mudugudu wa Ruseke mu kagari ka Kambyeyi, ariko akaba yaratuye mu mudugudu wa Giheta mu kagari ka Cyambwe mu murenge wa Musambira. Amakuru akavuga ko uwo mugore yafashwe ari mu isantere y'ubucuruzi ya Kagarama arimo atanga amatangazo yo kubuza abaturage kuzafata indangamuntu koranabuhanga ngo kuko ari ikimenyetso cya Satani. Uwo mugore avuga ko mu buzima busanzwe biremyemo amatsinda bakaba banafite amahame yabo bwite bagenderaho, aho rero batagira gahunda n'imwe ya leta bakurikiza. Nta ndangamuntu agira, nta mituweli de sante agira, kuko kwivuza mu muryango we bakoresha ibimera, kandi bakaba yaranakomeje avuga ko ngo nta ndangamuntu agira kuko indangamuntu ye ngo ari Bibiliya, naho mituweli yo ngo si ngombwa kuko arindwa n'Imana. Ntibakingiza abana, ntibabavuza mu gihe abana babo bo ngo biga mu mashuri y'abana b'Imana n'ibindi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarubaka Minani Jean Paul avuga ko abafashwe bose basanzwe ari abantu n'ubundi batubahiriza gahunda za leta bitwaje imyemerere yabo. Minani yakomeje avuga ko ngo abafashwe bose ari abantu batagira idini rizwi mu rwego rw'amategeko, ariko ngo bahoze mu idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 nyuma baza kuryiyomoraho kera na mbere yuko insengero n'ubundi zitujuje ibisabwa zifungwa. Yongeyeho ko imyemerere n'imyitwarire nk'iyo bafite ibangamiye abaturage, hakaniyongeraho kuba basengera mu ngo ndetse n'ahandi hantu hatemewe hatujuje ibisabwa, ku buryo ubuyobozi budashobora n'ubundi kwemera ko ibyo biba gutyo kuko bibangamiye n'ubundi mibereho n'iterambere ryabo, kandi bikaba n'ubundi binanyuranyije n'amategeko. 8 mu bafashwe bigaragara ko ari bo bari abayobozi babo bajyanwe n'ubundi mu kigo kinyurwamo by'igihe gito kizwi nka Transit Center kugira ngo babanze bigishwe, mu gihe abandi bose basigaye boherejwe mu ngo zabo kugira ngo n'ubundi abariho hakomereza gukurikiranirwa n'ubuyobozi. Itsinda ry'abantu nk'aba bahuje imyumvire n'imyemerere baherutse kugaragara mu midugudu n'utugari bigize umurenge wa Ngamba n'uwo mu karere ka Kamonyi. Abo biremyemo amatsinda maze bafata Megaphone bajya mu misozi babwira abaturage ko bagomba guhunga. Icyo gihe kandi muri uwo murenge wa Ngamba ku ikubitiro hahise hafatwa abantu 27 kugira ngo bakurikiranwe nk'uko nari maze kubikubwira. Hanyuma dusoza reka tubabwire ko guverinoma ya Tanzania yamaganye CNN n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga birimo BBC, Al Jazeera ndetse na Deutsche Welle ibishinja gutangaza inkuru z'ibinyoma zihabanye n'amahame y'itangazamakuru bijyanye n'imyigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 29 Ukwakira 2025. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Dar es Salaam ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2025, umuvugizi wa guverinoma Gerson Musigwa yavuze ko inkuru ya CNN inyuranyije n'amahame y'itangazamakuru ry'umwuga.
ati byakozwe na CNN ndetse n'ibindi binyamakuru nka BBC, Al Jazeera ndetse na Deutsche Welle sibyo, ntibijyanye n'amahame n'imikorere y'itangazamakuru, n'ihonyora ryakozwe ku bushake. Yasabye ibinyamakuru mpuzamahanga kwirinda kwivanga mu iperereza riri gukorwa ku mihindagurikire cyangwa se ku mihanganire yakurikiye amatora, cyane ko Perezida Samia Suluhu Hassan yashyizeho komisiyo yigenga igomba kumenyekanisha ukuri kw'ibyabaye. Ati niba hari ikinyamakuru gifite ibimenyetso cyabonye mu bushakashatsi cyakoze kigomba kubishyikiriza komisiyo, so kujya kubitangaza mu buryo bushyira igihugu mu rujijo. Ibi bibaye nyuma y'iminsi ibiri Minisiteri y'itangazamakuru itangaje ko guverinoma ikiri gusuzuma ibyatangajwe na CNN. Iyi nkuru ya CNN yaciye igikuba yagizwemo uruhare n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo, igaragaza ko imyigaragambyo yo muri Tanzania yaguyemo abantu benshi ndetse ko barashwe na polisi. Igaragaza kandi ko mu rwego rwo guhisha ibimenyetso muri Dar es Salaam hashyizwe imva rusange zajugunywemo abaguye muri iyi myigaragambyo. Madowo avuga ko ngo yagerageje kuvugisha uruhande rwa guverinoma ya Tanzania ariko rurabyanga. Yanagarutse ku bitaro byuzuye imirambo i Dar es Salaam ndetse no muri Mwanza, ndetse ishidikanya ko umubare nyawo w'abaguye muri ibyo bikorwa. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko izasohora itangazo ryemewe nyuma yo gusoza isesengura kuri iyo nkuru ndetse no kunoza ishusho y'ibyavugiwemo.